kujya naho bamwe bavuga bati noneho twagera naho twageze bamwe baratureba kugira ngo baririmbe cyangwa se bajyane natwe muri mu mujyi w'ibitaramo ahubwo baratutangarira cyane kandi kuko byari byo kuko kwamaze imyaka myinshi batababona hashiyemo igihe kinini batababona abandi bakavuga bati abahanzi twakoze ibyacu ariko abaterankunga nabo bakeneye kongeramo ibindi kugira ngo ibitaramo bikomeze bibe cyangwa se n'abakonsa umuziki bakomeze baboneke babaho bari tubasanga aho bari dukomeze tuganire nabo cyangwa se tubohereze ibyo byishimo baba bakeneye abandi batabaterankunga baracyari bake aracyakeneye kwiyongera nta amafaranga bakuramo nta nyungu bakuramo bakora impaka neza ziri hirya no hino cyangwa se kuri iyi mihanda ariko se ubundi ibitaramo byo bwabyo hari icyo bisize ku mifuka y'abahanzi hari icyo bisize ku babikurikira hari icyo bisize ku babyitabiriye hari icyo bisize ku rubyiruko muri rusange cyane ko niwo mubare munini usanga muri ibitaramo nk'ibi ngibi cyangwa se ibikorwa by'imyidagaduro muri rusange ese hari icyo bungutsemo basigaranye iki kuva ku bahanzi kugera ku babyinnyi twaganiriye nabo ndetse n'abandi bitabiriye ibitaramo nuko twagiye tuganira nabo bagira ibyo batubwira n'ibyo bungutse muri ibi bitaramo ibitaramo byateguwe na EAP birumvikana kari yari isanzwe nateguye ibitaramo byinshi bijya gitegura bibera mu gihugu kuva mu myaka myinshi yashize bateguye Primus Guma Superstar igiraho nyine umushinga urarangira barawuhagarika bwazamo izindi gahunda hazamo hari South African Party ya buri mwaka nayo nubwo uyu mwaka nako twayibonye ariko nawe bafite ibindi gahunda bategura nkuko umuyobozi wayo mushomo bayigize kubigaruka avuga ati nubwo itabaye ariko hari indi mishinga dufite muri mwaka muzabona abari kigaragara ko mwabonye ibitaramo bizenguruka igihugu ariko namwe dufite indi gahunda turimo kubategurira kandi koko ibihari cyane ko nka company ya EAP cyangwa South African Promoters bafite izindi gahunda bategura cyangwa se ibitaramo bategura yaba n'ibindi bibe bihari buri mwaka reka ibyuma yazanye bimufasha gutegura ibitaramo nk'ibi ngibi hanyuma punditi ibitaramo mbere yuko twumva abahanzi muri rusange n'abandi babyitabiriye aba nabo babyinnyi ibitaramo ubona hari icyo byasize kuri kuruvuka w'abahanzi cyangwa se ku myidagaduro muri rusange cyangwa n'ibisanzwe nta kintu byongereho ntacyo byaje kongeraho urebye yewe sinya ndebera wenda ni muri angere igaragaza ko ibintu nta mumaro bimaze cyangwa nta kintu byamaze ahubwo ndebera muri angere y'akazi kubera ko turi urubyiruko ni twebwe tudafite akazi urebye ugereranyije n'abantu bari mu myaka itari yacu ko statistique n'ibindi byiciro kuko abasaza ababyeyi bacu abasaza tuvukaho abo tubana nabo nibo bafite amafaranga nyine babashe ko bayibona twebwe turacyashakisha kwiturakiyubaka bivuze ko turi mu gisata cyo gushaka amafaranga rero umuntu wese ugerageza kuzana initiative cyangwa se igitekerezo cyatanga amafaranga nubwo cyaguha yo kurya uyu munsi cyangwa se kikaba cyaguha ayo kuzarya ejo umuntu umunsi kugaburira abaruta wakwishiye inzara ejo bundi hashize icyambere nuko byatanze akazi ku bantu bari mu ngeri ndavuga wenda ngeri nk'eshanu ufata abahanzi nureba abahanzi 8 ntabwo ari abahanzi uzafata umwe negotiating umubwiye ko ufite igitaramo cyangwa ufite umukino ushaka guhakaza amafaranga guca umva ya nyuma ntabwo ari abahanzi bajya munsi ya miliyoni nibura enye ku bahanzi ntawa 500 urimo sibyo kuko harasi mu kabari ku kinamba mu kabara ahantu n'urugero hasitaravisa cyangwa n'ahandi ni igitaramo nyine gikeneye imyiteguro urumva ko amafaranga bemeranyije ariyo babahaye nibiba ngombwa tuzagaruka nabyo kuyo babahaye ibindi biganiro amafaranga tuzabigarukaho ubona nabyo kuyagarukaho gusa umenye ko menshi nyine ari muri 40 oya ntabwo ari nko bayatubwiye tuzayavana twakabaye tuyavana tuzabigarukaho nabyo nta kibazo cyane abashaka no kubimenya bamenye ko uwa menshi bafashe menshi ari muri 40 kabisa bivuze ngo rero buri biri imwe dushaka tuzabigarukaho mu kigano cyihari tujya tubona uburyo abashoramari banatekereje nyine mu gutanga akazi urumva abahanzi bahawe akazi ibyo ntabwo tubitindaho kuko urabiza batagaragara muri no bitaramo bajya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bagaca mu banyamakuru bakagaragaza ko barengana urabizi cyangwa bakavuga ngo baziriki ibyo ni ibintu bihari cyangwa bati kucyahora ubushize Riderman tumukoresha interview avuye mu kimaki cy'amategeko aratubwiye ngo muribuka ko mwavuga ngo mporanza mu bitaramo bya Bobo none usinajemo nanone mwavuze ngo Riderman katari muri ba nta munoza gutyo nuko yavuze urumva byanze bikunze nakazi buri muhanzi wese akeneye uribuka rero gitarano ukuntu yatubwiye wari urwaye ariko yatubwiye ngo yego Joseph Mushyoma ni inshuti yanyu ariko kuba ntagara muri bitaramo ntivuze ko tutari inshuti urumva ko akeneye kuba yabigaragara afite inyota tujye nko kuri nanone
uribuka imanza z'uko zagenze twazikurikiye yagaragaza ko atabona amafaranga y'indezo akagaragaza yabona ariko ubu umushumya amateka avuga ati none indezo zabonetse atabana n'abacu bimeze neza ije bivuga manga mu kiganiro amategeko official tu noneho indezo zose twakwaka nta kibazo nta manza zihari ni fact imwe y'amafaranga ubwo ku muhanda tujye noneho ku bandi bantu bari hafi y'abanze Nemusingi buryo na Bianca babonye akazi wibuke neza ko batarimo ntago bari kuri radio kandi bakora hano bivuze ko bahawe amafaranga bagiye guhaha babonye amafaranga kuko na buryo muganira kubwira ko na trick aba DJs aba MCs ariko bari yubundi bazabita TVB nuko tino yabihurana ukabita gute TVB bari TVB bane ari tricky ubwo aba MCs babonye akazi Bianca buryo aba DJs babonye akazi uwo ni tricky kuko ntabwo yagiye kujya yimenyereza si volontaire nakazi no karakazi ari kandi afite biri kandi ubona ko babyitwayemo neza abo naba kabiri aba gatatu abantu bakoze basettinga zira stages aho bazengutse hose babonye akazi nagara abakora bushake batunze imiryango yabo abakozi ba EP sonda ayo nama kujya gutera stage se bisaba ko umukozi wa EP hari abanyabiraka hari abatekinisiye baba specialiste akaba nabo baramuguriwe anabaza gupakurura akabona uyu munsi akabonye icyo kurya agashira mu rugo icyo kurya ako nakazi noneho tujye kuyitangaza makuru ryabonye content cyane ko urebe interview noneho uvuze ko itangazamakuru mu kintu kimwe bari muri press conference harababajije bati se muzadutwara cyangwa tuzimenya twiza dufate content twigendere ababwira ati ko namwe bamukeneye content mukeneye kure kwitaramo cyagenze mukeneye gusavinga audience zanyu muzaza mufate content ubundi nje kwategera nago birimo bamwe bavuga bati ntako tuzajyayo muzabyimenya n'iki byose ariko bagiye ahantu hose bariyo zabugesera Rusizi bariyo Rubavu bariyo Nyagatare bariyo Ngoma bariyo bagiyeyo bagiye bagiye gushaka iki mu buryo bwa karakazi sibyo karakazi birumvikana karakazi kuko nyina akazi aho kari hari iby'abamare bitandukanye iby'abantu ukeneyeho iyo ntago byokora ko wabihuriza ahantu hamwe ngo uzabibone ariko nano ugiye kwibona ahantu hamwe ukamubaza icyo ushaka akaje gusubiza ukabona topic ushaka cyangwa se content ushaka bitewe n'ibyo ukoramo cyangwa se n'inkuru ushaka kumenya iyo umva kara akazi kari kabonetse niyo mpamvu nyine bavuga ati namwe muri mu kazi nta mpamvu kubiva ngo tugiye kubategera kandi mpamwe mugiye gukora akazi nanone bitegana agreement zo hagati y'abantu urumva content yarabonetse muri rusange no twigire kuri ku banyarwanda abanyarwanda bakeneye byishimo kuko ntabwo tugira ibintu byinshi cyane ushobora kuba byadushimisha mu gihe cy'amezi 12 ushobora kuvuga ngo mu kwa mbere hari bitateganyije ibi mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa gatandatu mu kwa munani mu meshi urabizi neza ko ntabihari mu gihe mu bihugu byateye imbere baba bafite kalenda ya Met Gala bafite New York Fashion Week bafite halftime Super Bowl halftime show kwa kabiri ushatse uvuge tureba agenda yo muri Amerika usanga buri kwezi bafite ikintu kishimisha gishobora kuba event nini cyane Grammy Award iba ku itariki 2 z'ukwa kabiri buri mwaka mu kwa kabiri Grammy Award irahari hari Oscars na award zihatse ibindi ku isi muri film buri mwaka bazikunze bikunze Met Gala iba buri mwaka New York Fashion Week iba buri mwaka Super Bowl halftime NFL National Football League ni shiramwe ry'umupira w'amaguru muri Amerika Super Bowl ni bijyanye na rugby buri mwaka iraba haba harimo abahanzi ushize harimbye ba Snoop ba Dr Dre bariya n'abararimbye Kendrick Lamar zaririmba basha bararimbye ubwo iraba buri mwaka ubwo kwezi kura bookings tujye kuri za NBA zaho urabizi ko champion yabo iri mu yihuruza abantu benshi tujye muri filime haba za Oscar haba BET haba iriya Ausa n'ibyo cyane twebwe akakanya wakwaza event 10 zihari ziteguye uzi neza venki nazo wabona biragoye ahabonetse event nk'iyo yitwa iwacu na muzika ya Mushyoma Joseph izengurutse igihugu Trace Award yari ku myaka 5 ubu ntabwo ntayizaba kuko amatariki yabaye nayo urabizi ahabirenje na Trace yagomba kubihari imyaka 5 niba twatuzi ko ayo mezi tuzaba entertained kwita izina ya uribuka ko bazatumenyesha amatariki naho urabizika na ambiance iyo ni event ihoraho irayumbiye ko yava muri nta matariki mu Rwanda dufite wavuga ngo izi event ziri scheduled venki uko babigenza kose urazipanga ntazihari bivuga ngo watonye
event nk'ingize nko ku gihugu n'umugisha tubonye muri showbiz kubera ko abanyagihugu babonye ibyishimo abanyarwanda abanyabahanzi bumvaga indirimbo kuri radio agasaba indirimbo usabye tamu sana ariko nturabona yine sana yikuririmbira live uramubonye ni ibyishimo ku byishimo ntago bigira price yabyo kuko yaba twari dufite mu cyane dushimisha hari event twajya twita ariko ntago tuzigira misubana ntayihari urabizi ko yagiraga kalenda ihoraho Kigali Fashion Week ntayihari Kigali Up Festival ntayihari n'izindi festival Kigali Hills yandi biri kuri Canal Olympia bitagute yajemo Kiss Daniel na Shiba Karongi ni Hills Festival urabizi ko ntayihari Kigali Teniyari yabaye imwe muri ka Kigali tutegereje umwaka utaha ngo tuzakuzanya kuyibona urumva rero icyo ndibana twabonye ibyishimo none twigire kuri side y'imyamba abahanzi no mwaka ngenda nabashimira bose barumvishije turabwira bakumva barambaye bakusitwa outfit ku buryo buri stage babaga bifunze bameze neza urebe stage ya Rubavu wenda dufashe case study urareba imyambaro ntabwo ari imyambaro yabo ni imyambaro y'abantu babambika urabona uriya ni Bruce Melody kuva nabo na Bruce Melody nabaho nawe ubwe arabizi neza ko Irubavu yari yakoze iyo bwabaga nawe ubwe arabizi muganira kubwira si Rubavu yabaza Rusizi na Huye ahantu hose kuri bino bitaramo Melody ikintu cyitwa kwambara yaragira avuga ati byararangiye amafaranga narayabonye reka noneho nk'uso ikintu cyitwa kwambara urabona ko hari kandi nibyo bakodesha ntago abigura uwo muntu yabikodeshejeho afunguye restaurant birahari urumva ku bijyanye no kwambara abahanzi bahaye akazi abantu babambika nigire ku babyinnyi urakina interview urayifite y'umubyinnyi wa Melody Miss Mana banakwikira dara bose n'abanzi bari kwicyo kuko barutse baraye bavuye Gisenyi nijoro benshi ubu bemoro barabyuka ari kumva radari ababyinnyi venkeri ukubiza ababyinnyi bamaze kugira maze ntuzi ko bahenda cyane none se reba kuzengurukana igihugu cyose ababyinnyi bakubyinira amafaranga nakazi kabatunze nago bakora mu bindi bintu no kubyina gusa babonye akazi kandi buri muhanzi yari afite ababyinnyi kiretse Bushari ariko kuri finale yajyanye Betray na Drip ariko Bushari nawe yari yambitse hari n'abacrobat bari kumwe aho ngaho Bushari yajyanye ubwo kwambara batanze akazi kuri side y'abantu babambika inkweto n'imyenda abakobwa ubwo ni makeup ibirungo by'ubwiza n'imisatsi ntage sinzi nimba turabonye ko bwiza buri stage yose yabaga afite look itandukanye afite ababyinnyi batandukanye kuri season ni gutyo twigire noneho ku mahoteli kugira wumve uburyo amafaranga yabo akazi uko katanzwe bagendaga mbere bagacekinga sound bugacya batarama tugiye Rubavu hoteli barayemo yabonye amafaranga ibyo kurya byarariwe tujye modoka bagenze imisanse zaraguze utubari banyweragamo niba ari ayo mazi niba ari fanta zaranywewe inganda amafaranga arinjira abazaga kubareba baranywaga abo nabo urumva nakandi kazi tujye kuri internet abantu kureba ibitaramo ku mbuga nkoranyambaga ukurikiye Isura turi kuvuga ibitaramo muri internet turayigura ntago ari ubuntu n'amafaranga ubutanze ubwo urumva aho ngaho bashakanaga cyo tukaza kubanza twumva ama interview yabo ariko ako urumva in terms of money ko amafaranga yo yarabonetse byanze bikunze kuri izo ngingo zose hari niyo mpamvu ibuka kuri usizi batajyanye ababyinnyi bakabeshya ngo ni kuri bari bafashe ukuboko baraguhina ntabwo bari bakurambuye nese venke Rubavu amasanga Rubavu ni hafi nangahe kujyayo byasa kubibara neza natatu watinze cyane anakugereraho ariko ntago ari kure cyane saa 5 ntago ari kure cyane ngaza ko bagiyeyo bakabajyana urumva rero batabajyanye za Rusizi n'amafaranga urumva rongeye ku giti cyanjye ntagiye kweshya ndashimira Mushyoma Joseph aka Bubu kuba nyine atanga akazi ku bahanzi ku mufuka w'abahanzi hari icyo babonye y'abana mu myidagaduro icyo babonye ndetse n'igihugu muri rusange icyo cyabonye hari amafaranga yinjiye ku nayiva mu mufuka w'igihugu ariko iyo amafaranga yinjiye ku gihugu byanze bikunze izo transport bakoresheje essence baguze biki byose bakoresheje aho ngaho booking bakoresheje aho ngo bagiye gukorera ama stade bwo butaka bakoresheje n'ubwa leta cyangwa se n'ubwa karere bakoreye amafaranga yinjiye mu karere ariko wibuke Peter Manu ugiye kubera polisi yishyurwa icunga umutekano ayo nta mafaranga ajya mu isano kuri leta none se
kuko urabizi ko aba ari umutekano none se umutekano okay sibyo ni abantu bategura n'umva n'amafaranga abagiye mu isanduku yes hani imisoro batangerega no se y'umuntu azaga akakabari ukoreshwa amafaranga bagiye mu isanduku ya leta bakoresha amafaranga ari kujya mu gihugu byose n'amafaranga arimo kujya mu gihugu kandi ari ibintu bisa neza cyane gusa mbere ko twumva abahanzi none arakubwira bati amafaranga batanga none nico ntikize kuko bubunye niwe wenyine uhari niwe wenyine ukora ibitaramo nta wundi muntu turabona ukora ibitaramo nk'ibi ngibi bizenguruka igihugu ngo abashe kuba competitor we niyo mpamvu nyine ngatanga amafaranga make usanga abahanzi ngo bahebwe udufaranga duceya utavuga utabyemeye avuga utabyemeye ndabihereza undi nawe nzambihereza undi n'ubyanga ndabihereza undi kandi nagore ure cyane ko dufite abahanzi benshi kandi bakeneye kujya muri ibitaramo bakeneye niyo chance yo kujya kwiyereka kugaragara nyine mu ntara ntabwo ari umuhanzi wese uzabona yagiye za Nyagatare Rusizi na Rubavu mu kwezi kumwe ngo abashwe yabizenguruka ahantu hose ntabwo ari ibintu bishobora buri wese kuba yabasha kubikora nabwo n'ikindi kintu ariko rero ko bafite amafaranga aracyari make rero ne batanga anza wumve ati uyifate nk'akazi gasanzwe hirya yo kuvuga ngo wenda n'abahanzi wumve nk'abakozi mu kigo gifite abakozi 100 abarimo abadeje abarimo aba receptioniste abarimo abakora amasuku hakabamo